yego nibyo niko byagenze. Yicaye imbere ya kamera kwa Rwemimbabazi, yabajijwe niba atari umufilozofe asubiza ko atari we, nk'uko bamwe bakunda kubimukekera, cyane ko hari ukuntu filozofiya igira konotasiyo itari nziza ku bantu bamwe, nko kwambara ibikweto binini cyane kandi by'imbusane, cyangwa kwambara ishati bipesu biri mu mugongo, ndetse ngo no kugenda wivugisha hari ababyitiranya na filozofi. Niba hari umuntu tutazibagirwa vuba cyangwa kera kubera ubuhangange agaragaza mu guhindura sosiyete ndetse no kurema igisekuru gikerebutse kirusha ibindi bihe byatambutse, uwo muntu nta wundi ni Ismael Mwanafunzi. Uyu mubumbe dutuyeho ucumbikiye abanyabwenge bafite impano utapfa gukeka ko ari za mwene muntu, akenshi bitewe n'ubuhanga bagaragaza mu gusobanura ibintu kandi bikomeye. Ushobora kuba utarabonye n'ifoto ye, ariko uyu munsi twayikuzaniye. Icyakora nubwo bimeze gutyo, ntabwo wabuze kumva nibura izina Ismael Mwanafunzi. Wenda ntabwo wamumenyeho byinshi bitewe no kubura amakuru amwerekeyeho, cyane ko burya hari amakuru asaba umwanya kugira ngo akugereho atari ivumbi ritumuka. Uyu munyamakuru wabikunze akiri umwana, ufite ijwi rikora ku mitima y'abatari bakeya, waje kurema igisekuru gishya gikeneye kumenya amakuru acukumbuye ndetse no gusobanura byinshi bijya bikomerera n'abarimu b'inzobere. Ariko we Ismael Mwanafunzi akabisobanura mu rurimi rubasha kumvwa na wa munyeshuri wavuga ko yumva nyuma y'abandi, cyangwa wa munyeshuri ufite intege nkeya mu kumva. Ndabasuhuje, nitwa mwarimu Isaac, ndabazirikana cyane. Iyi ni Baho Wiga TV, wibuke gukora subscribe, tukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Mu bahanga babayeho n'abazabaho mu Rwanda, cyane cyane mu gusesengura ibiganiro by'ubwenge n'ubuhanga, Ismael Mwanafunzi ashobora kuzaza muri bake banditse amateka adasubirwaho kuri iyi ngingo. Kabone nubwo wenda ataza ku mwanya wa mbere, ariko azaza muri bake beza kandi bashoboye. Ubusanzwe uyu mugabo wa Mahoro Claudine ubundi ni mu ntoki. Yavukiye he, yize ibiki muri rusange, ko agaragaza ubuhanga budasanzwe, aho bamwe bahamya ko Mwanafunzi agaragaza ubuhanga burenze ubukenewe cyangwa burenze ubusanzwe. Ese koko Ismael Mwanafunzi ni umufilozofe? Reka tubivugeho. Ismael Mwanafunzi yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Amashuri abanza yaheze muri ako karere, naho amashuri yisumbuye yaje kuyiga mu rwunge rw'amashuri rwa Lycée Saint François de Cans, aha ni Kansi mu karere ka Gisagara, tujuru mu ntara y'Amajyepfo. Aha yahize section littéraire cyangwa se indimi n'ubuvanganzo. Nyuma y'amashuri yisumbuye, Ismael Mwanafunzi yagiye kwiga mu mashuri makuru kaminuza mu ishami ry'itangazamakuru mu cyahoze ari National University of Rwanda. Aha ni hari i Butare, n'ubundi ni mu ntara y'Amajyepfo, mu rwego rwo kwitegura umwuga w'itangazamakuru. Uburyo yinjiriye muri uyu mwuga w'itangazamakuru, Ismael Mwanafunzi yatangiye gukunda radio no gukoresha ijwi kuva akiri muto. Akaba yarabonye umwanya kuri radio ya kaminuza, radio yitwaga Starus, aho yakoraga amakuru. Yaje gukora kuri Contact FM, aho yakoraga ikiganiro cyitwa Dunia Yetu. Hanyuma yagiye gukorera ku bitangazamakuru nka Isango Star, aho yamenyekanye cyane kubera ibiganiro by'ubusesenguzi ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye kandi biryoshye. Uyu munsi Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru wa RBA, iki ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, aho akora amakuru n'ibiganiro byimbitse ahanini bigamije kwigisha. Ismael Mwanafunzi azwi cyane kubera ijwi rye rikundwa n'abakunzi b'itangazamakuru, baba abana, abakuru, abasaza ndetse n'abakecuru. Mu magambo make, Mwanafunzi yabaye Mwanafunzi, cyane ko akora ibiganiro byinshi bisobanura ibintu byinshi bitandukanye. Intego ye mu kazi, aharinda ko amakuru yatangazwa neza kandi akabasha kugera ku bantu benshi cyane. Ikindi ni uko akunda gukorana n'abantu batandukanye
muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Ku itariki ya mbere Nyakanga 2023 Ismael Mwanafunzi yashyingiranywe na Mahoro Claudine. Uyu Mahoro Claudine yahoze ari umunyamakuru kuri radio ndetse na TV10. Bashyingiriwe mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo. Ku itariki ya 11 Werurwe 2024 bombi babyaranye umwana w'imfura. Uyu mwana kandi n'umwana w'umuhungu. Ismael Mwanafunzi avuga ko nubwo akunda amafaranga adashaka kuyaharanira ku buryo yamubuza amahoro. Hari ukuntu umuntu akunda amafaranga ku buryo amubuza n'amahoro, kandi ubundi amafaranga akwiye kubazana amahoro. Yerekanye ko we yakomeje kwiyungura mu bumenyi bw'itangazamakuru. Ismael Mwanafunzi aheretse kugaragara imbere ya kamera bwa mbere kubera yuko hari yaciye igihe kinini abakunzi be bifuza kumubona, ariko iteka bamwumvaga kuri radio. Byabaye ngombwa ko agaragara kuri channel y'umugabo bita Rweme Mbabazi. Hari yaciyemo igihe kinini. Yabajijwe ibibazo bigiye bitandukanye, bamubaza niba atari umufilozofe mu by'ukuri. Agiye gusubiza, yasubije ko atari umufilozofe nk'uko bamwe babikeka, cyane ko buriya filozofi hari ukuntu igira ko ngo konotasiyo itari nziza mu bantu bamwe batayisobanukiwe, nko kwambara ibikweto binini burya kandi by'imbusane, cyangwa umuntu akambara ishati bipese bireba mu mugongo. Iyo nayo hari abayita filozofi. Cyangwa nko kundi umuntu agenda yivugisha ari wenyine ameze nk'uri kwikoresha inama. Yabashijwe impamvu imutera gukora ibyo akora, cyane cyane biriya biganiro, ibyegeranyo n'ibiki byose. Mu gisubizo yatanze yavuze ko babiterwa nuko abantu bakora bitewe n'inzara. Ati abantu dukora kubera inzara. Inzara ni ituma tumwamwanya. Abajijwe ikosa yibuka yaba yarakoze akiri muto, yasubije ko yakoze amakosa menshi, ari nayo mpamvu ngo afite inkovu nyinshi ku mubiri. Yongeyeho ko hari igihe umubyeyi we yashatse kwicara ku ntebe, Mwanafunzi arayikurura. Umubyeyi yagiye kwicara, intebe iravunika. Sibara abajijwe ikintu cyamushimishije kurenza ibindi byose kugeza uyu munsi, yasubije yuko ari ukugira umuryango. Nibyo, n'ubundi umuryango mwiza uraryohera. Nawe ufite amateka yawe birumvikana. Aya Ismael Mwanafunzi nanga tuyasoreje uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe. Niba wakunze ikiganiro wibuke gukora subscribe, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Mbifurije ibihe byiza cyane.